kwizera Yesu yakwishaka nawe ngo biraba manshike ntabwo birabanira ijambo rya gatatu Yesu yakoze agiye kugira atangiza kwa Sara yakoze mu buryo butazwi yakoze mu gihe kidashoboka Yesu yakoze mu gihe abantu bazi ko ntakunda arangije arakora nicyo mukundira abantu babonye ko ntarangiye niko Yesu mwene dawidi aragiye gutangira arangije akoze arakijije arutaratanze ari ubuzima buhaye bene sitasi ari gukiza indwara ari kubohora ari gutanga ubuzima bufatika ibiserengire uramututera haleluya imikorere yawe itandukanye n'Imana muntu ku bantu bashobora kubona ko bidashoboka ku bantu bashobora kubona ko nta buryo Imana yadutabara ku bantu bashobora gushyiraho akadomo ariko ntugashyiraho akadomo umuntu wavuganye n'Imana Haleluya. ntugashyire kigaragaza ko Imana ikiri mu ruhande rwawe haleluya ndakugeze kuvuga ijambo ryiza ndavuga ngo njyewe n'inzu ya data tuzakorera Uwiteka njyewe ugeze kuri level ndimo nabwira n'abantu ugeze ku kigero numva Imana yantabara itantabara njyewe nzayigumamo kubera yuko byonyine kuba ari ubwayo yarifite bizatuma ubugingo buhoraho ibyo nabyo ni inyungu zikomeye mu izina rya Yesu ujye unyurwa n'uko kuba Imana yarakugeneye ubugingo buhoraho ari ikintu gikomeye ari impano ikomeye Imana iba yarashyize mu buzima bwawe Imana ishimwe cyane tugiye kubana mu ijambo ry'Imana ariko ndaza gutinda cyane mu kanya ko gusenga ndumva tuvuye gusenga ngiye gukoresha iminota mike ariko ndifuza ko ijambo tugiye kuganiraho tuzi kurisengera yaba uneza amatwi yaba nawe yaba uzadukurikirana kuri online ndagira ngo muvugane n'ubuzima bwawe by'uko Imana twizeye ari Imana ishoboye ibintu byawe byose abantu bagira ibyo bashobora abantu bagira ibyo bananirwa ariko Imana twizeye ni Imana ishoboye ibintu byawe byose reka dusome amagambo y'Imana tuza kugenderamo y'umunsi wa none ndageza ku murongo wa karindwi agira ati umutwe w'amagambo uravuga ngo Sara abyara Isaka Uwiteka agenera Sara uko yavuze Uwiteka agira Sara ibyo yamusezeranije Sara asama inda ya Aburahamu ashaje babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse Sara aravuga ati Imana iransekeje umva ndi ngo abazabyumva bose bazazikana nanjye ariko ninde uwababwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje mwakira ijambo ry'Imana tugiye kongera ijambo ryiza riri muri Mariko ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 2 ndasoma umurongo mwiza wa mbere ndageza ku murongo wa 7 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane nuko hashize iminsi asubira i Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzu benshi baterana ubuzima bw'inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana
haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza, nuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhakubura bamanuramo ingobyi ihetswe icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe ugize gute? Urabibabaye. Ariko hariho abanditsi bamwe bicaye bumburanye mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Mwakire ijambo ry'Imana. Byaba byiza turebanye uko tugiye kwiga, cyane ko ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana muri ino minsi. Turimo tugiye gusoza amashuri tuboroje ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi ndashaka ko twiga inkingi eshanu, ariko twiga muri topiki y'ijambo ivuga ngo ntabwo birarangira. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Haleluya. Iri jambo rikubaka umutima wanjye, turaganira ndavuga ibintu bitanu Imana yampaye. Tugiye kuganira kuri topiki cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ntabwo birarangira. Nicyo cyonyine ndavuga. Ndashaka kuvugana nawe. Dusoma ijambo ry'Imana riri muri Itangiriro. Iyo tuvuga Itangiriro, igitabo kimwe mu bitabo bitanu Mose yanditse Imana yamukoresheje, ariko twibanda cyane kuri iki gice twasomye cya 21, harimo uburyo Imana yasohoje isezerano mugaragu witwa Aburahamu. Aburahamu avuka kwa se kwa Tera mu bigirwamana. Imana itaramuhindura izina ngo yitwe Aburahamu, yitwaga Aburahamu. Sara nabwo nawe atarahindura izina, yitwaga Sara. Imana ibayisezerano ubwabo bombi irabegera, ibamenyesha yuko icya mbere yababwira ngo nzamuhisha, cya kabiri bwira Aburahamu iti nzabwira ubwoko bukomeye, gatatu nabwira ngo umuryango cyangwa ubwoko bwanjye bwa Isirayeli buzakomoka mu muryango wawe. Nihuse Aburahamu atarahindura izina, yitwaga Aburahamu, ariko Imana imaze kumuhindura izina imwita Aburahamu. Imana imaze kumusanga akitwa Aburahamu, hari uburyo yigize mu buryo bw'uda cyane. Yaramubwiye ngo yewe Aburahamu, ndi Imana ishoboye byose. Iramubwira ngo ndi Imana ishoboye byose. Bishatse kuvuga iki? Abantu bagira ibyo bashoboye, ariko Imana ishoboye byose. Haleluya. Kandi ndabibutsa akantu gakomeye, uzabishimira umuntu ibyo yakoze ku buzima bwawe n'ibyo yarashoboye. Abantu bakunda kwitwara abantu babimukiye, abantu ntacyo bigeze bagezaho, abantu ntacyo bigeze bakumara. Ese koko dutekereze urugendo rwawe, ushimire umuntu bitewe n'icyo yakoze ku buzima bwawe, kuko nubwo hari ibyo atagukoreye byose ngo abirangize. Ndagira ngo baze bivuze ko nta muntu ashoboye byose, agira ibyo ashoboye, ishoboye byose mu Uwiteka. Ashimwe Uwiteka n'ubizi ibintu ashoboye. Mana ihimbaza cyane, Mana ishimwe. Imana ikibara guhindura izina Aburahamu, imubwira ko imwise Aburahamu, igera kwa Sara, atayitwa Sara, yitwaga Sara. Imana imaze kumuhindura izina imukuraho Sara, Sara ikuraho yanyuma imwita Sara. Kwa Aburahamu yongereyeho kwa Sara
nari gusa bibanza guhindura isi nari gusa bibanza guhindura isi cyubuze ijambo rivuga ngo kuba cyararangiye ariko kuma ntabwo byarangiye kuba bishobora kuba byararangiye kuri batongo bishobora kuba byararangiye kuri banako bishobora kuba byararangiye ariko ndavuga n'umuntu cyangwa babiri umva ntabwo birarangira ntabwo birarangira haracyari imana ishoboye rwose haracyari imana ikora ibitanga haracyari imana ikiza indwara haracyari imana ibohora agusaba kubatabara bakamuca bagaserebura bagatera hejuru ijambo ryaryohera igeze kurangira mu muryango w'indakivuka agenda imfubyi n'ubuyanga imfubyi bwanjye ni mutoya mezi atatu ugasanga ababyeyi bose barapfuye najya ibyo ntabwo tujya tubisobanura cyane kuko imfubyi ntibisigana n'inzara ntibisigana no kwambara ubusa hari aho twagiye tubona birarangiye ariko ku Mana birarangiye watonda birarangiye wasobanura byarangiye kuko kuba cyangwa ibidashobokera ibidashobokera ku Mana birarangiye Ngira ngo biratisahusa nzakora mugisha ihuse imyaka miremike kandi Imana mubwira uzakuha uzakora umugisha n'ibindi byinshi byo kugabanya ibintu by'amaboko mu buryo bushyira birakaze imyaka 90 udafite urubyaro imyaka myinshi ntiyabonaga ko byarangiye ntiyabonaga ko byarangiye imyaka 90 Imana ivugana kandi ikamubwira ngo nzamuha rero hari izina kuyemo gukomeye baratekereza ku ijambo Imana imikorere yayo itandukanye n'Imana muntu abantu bashobora kubona ko bidashoboka ku bantu bashobora kubona ko nta buryo Imana yamutabara ku bantu bashobora gushyiraho akadomo ariko ntugashyireho akadomo umuntu wavuganye n'Imana ntugashyireho akadomo umuntu wasenze Imana aho uzabona umuntu wese uba Imana usibye kumuvogera umuntu w'Imana umusore warwanya muri fondasi akazukira muri sente ngaho ntabwo birakana niba ushaka kubwira ngo ntabwo bimbwira wari uzi ikintu ntabwo birarangira wari uzi ikintu ntabwo birarangira wari uzi kubona ko byarangiye ariko umubwira ngo ntabwo birarangira gute asa abantu babonaga ko byarangiye niba ujya gusoma ijambo ry'Imana riri muri Mariko
barangije bamanuramo ikirema aharinganye n'ahantu Yesu ageze gute aha kugira ngo babanze kumanuramo wibwira ko bahise bikora gutyo gusa. Icya mbere bana bantu barumviriza baravuga ngo se aha hantu Yesu babanza kumva ijwi ryawe Yesu avugira muri santere n'ahantu Yesu Haleluya. iyo wageze ahantu Yesu ari ntabwo mva ugeze ahantu Yesu amateka arahinduka. Haleluya. iyo ugeze ahantu Yesu ari Imana iguhaye igisuzumuriro ntabwo biharangira ku bantu babona ko byarangiye ariko ntabwo birangira gute ntabwo birarangira. Yesu yatumyeho arambwira ngo nimubwire ngo nubwo ubona ko byarangiye ntabwo birangira gute kivuge ngo amina kivuge ngo amina kivuge ngo Imana ishimwe Imana ihize y'abantu bakubyara n'Imana ikigiye gutangiza ukigiye gutangira ku buzima bwawe cya mbere ukigiye kuguhindura ikindi cya kabiri Imana igiye guca mu nzira abantu batari bazi. Haleluya. Igiye guca mu nzira abantu batari bazi. Yesu akimara kubona cya kirema yamubwiye ijambo rikomeye yaramubwiye ngo mwana wanjye ibyaha byawe ugize gute umva abanditsi n'abafarisayo batangira kureba mu mitima baravuga ngo uyu nguyu ninde ubabara ibyaha uyu muntu ubabara ibyaha ni uwo ngo uyu nguyu warigereranyije ngo uretse Imana yonyine kare yonyine ibasha kubabara ibyaha uyu nguyu abikoze kubera ikintu ni inzira za Yesu cyangwa imikorere ya Yesu kubera ko itandukanye n'iy'abantu yahise amubwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe ugize gute urayobora amenya yuko abantu bari kwiyumva imitima arangije amubwira ngo shuka wikorere umwuga ugire gute uyice. Ijambo rya kabiri mu mutima rigiye gutangiza wibona kubyara ikitanje mu buzima bwawe n'imbabazi z'Imana. Yambwiye ngo mwana wanjye ibyaha byawe ugize imbabazi z'Imana zitubeshaho nicyo gituma tudashiraho yatanga imbabazi z'Imana tuba twashize. Ntabwo birarangira ni ukuri kw'Imana ntabwo birarangira wikikira nabi ntabwo birarangira wikiyemukira ntabwo birarangira ntabwo Kristo arateye kontakiti aragukura amaboko wigura n'ubwo busambanyi ntabwo birarangira aracyari imbabazi z'Imana wikomeza kwiyemukira ntabwo birarangira gute ntabwo birarangira sheketa zenemo asino tangere mangere ntabwo birarangira manshire ntabwo birarangira. Ijambo rya gatatu Yesu yakoze agiye kugira ibyo atangiza kwa Sara yakoze mu buryo butazwi yakoze mu gihe kirashoboka Yesu yakoze mu gihe abantu bazi ko ntakunda arangije arakora icyo mukundira abantu bamenye ko ntarangize niko Yesu mwene Dawidi aragiye gutangira hari ibintu atangije hari ibintu akoze hari abakijije hari urubyaro atanze hari ubuzima buhaye bene Sitasi
abandi ntibazi ko agiye kumukiza indwara. Yesu ahindura sisiteme. Umva, mu mwanya wo kumukiza indwara abanziriza ibyaha akaba akubize. Abantu bari baje gushaka kwitangaza cyo kugira ngo amukize indwara, Yesu abanza ibyaha. Ijambo rya kabisha kuvuga mwanga ni ijambo ryo kwisabye kubanziza ibyihutirwa. Haleluya. Agiye gukora ibyibanze